Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye ko uri Imana y'urukundo rwinshi cyane. Tunejejwe nanone kongera kuduhereza umwanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera aduhishurire icyo watugeneye ndetse anatubashije gusohoza ubushake bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu, hari nawo usoza ku nyigisho tumaze icyumweru twiga. Twifuzaga muri iki cyumweru ndetse twifuza ko byaba n'icyifuzo cy'ubuzima bwose tukagera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Nibyo twaganiriye muri iki cyumweru, kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Kuri uyu munsi rero wa gatandatu ari nawo usoza, turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu ku bwanditswe na Yohana 8:12. Haranditse ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Imana itugirire neza. Turi ku cyifuzo cyo kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo, cyangwa se kumukurikira, kumwigiraho. Nicyo cyifuzo dufite. Iri jambo rero dusomye riratubwira ati, ninjye mucyo w'isi, niko Yesu yavugaga, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Imana itugirire neza. Uyu Yesu Kristo tuvuga, cyangwa se uyu twifuza kugera ikirenge mu cye, arera, arakiranuka, niwe mucyo w'ubugingo, muri we nta mwijima na muke y'umubamo. Imana itugirire neza. Hari igihe Satani rero ajya ajijisha abantu, akabareshya, akabakoresha ibintu by'ibyaha, akabajijisha bakabifata nk'aho nta kintu bitwaye. Akavuga ababwira ati, bikore ntacyo uba, ati urabikize, ati bikore uraza kwita ujya kwihana. Undi akabwira ati, ariko ntukazajya ukabya, ntukazajya ushaka gukizwa ngo ushake kurenga umusaraba. Ati n'abakanaka nabo ntibabikora. Abandi akababwira ati, se cyane gitoya nta kintu kiri bugutware. Ariko mwene data, Yesu Kristo twizeye, Yesu Kristo tugenda tugera ikirenge mu cye, arera cyane, muri we nta mwijima na muke y'umubamo. Yesaya ahanura iby'iyi nzira ijya mu ijuru, yavuze ngo izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntabwo bazabasha kuyinyuramo. Imana itugirire neza. Burya iyo uri gukora icyaha, bamaze gutandukira iyo nzira y'ukuri, uba wagiye mu nzira ijyana kurimbuka, ijya muri Gehinomu. Imana itugirire neza. Mbese ubuteye umugongo Yesu Kristo, ugahindukirira umubi. Imana itugirire neza. Mwifurije kubera amaso ubugingo bwawe. Satani ye kukujijisha ngo atume utandukira inzira y'ukuri, ngo atume utera umugongo Yesu Kristo wongere uhindukirira umubi. Oya, ntabwo bikwiriye. Kurikira Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Shinga aho ashinguye, komeza iyo nzira yo gukiranuka, kuko ari yo gutunganiye. Nubwo hari igihe ijya ibabaza ibirenge, ariko niyo nzira y'ukuri itugeza mu ijuru. Yesu uyu nguyu turimo gushaka gukurikira, cyangwa se uyu nguyu twahisemo gukurikira, yaravuze ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Udakurikiye iyo nzira yo gukiranuka, udakurikiye Yesu Kristo, udashinze aho ashinguye, ntabwo ushobora kugera mu ijuru. Imana itugirire neza. Kandi ndakwifuriza yuko uzagerayo. Rero kugira ngo ugereyo, shinga aho ashinguye. Nubwo yaba arimo ashinga mu bigusuzuguza, ukabona arimo arakunyuza mu biguhombya, akabona arimo arakunyuza mu bituma ugaragara nk'umuntu utagira ubwenge, uramenye, ntucogore, ntusubire inyuma, ntutere umugongo inzira yo gukiranuka. Shinga aho ashinguye. Imana izakubeshaho neza. Imana izaguhereza icyubahiro. Imana niyo ishyira hejuru, kandi ni nayo imanura. Ntabwo gukora icyaha ari byo bikuzamura. Biriya biba ari ikinyoma cya Satani byo kukwereka yuko gukora icyaha wenda biri bukuzamure, biri butume utera imbere, bituma ubona inyungu. Yego, asa nkaho yikweretse akanya gatoya, ariko ikaba ni inyungu yuzuyemo imiruho, kandi izanakurimbuza. Ugasanga ni icyubahiro cyuzuyemo imiruho, kizanakurimbuza. Uramenye, kurikira Yesu Kristo, niwe nzira y'ukuri yakugeza ku by'agakiza, kandi nawe inzira y'ukuri yakugeza ku iterambere wifuza. Wihitamo inzira y'ikinyoma ikugeza ku iterambere, wihitamo inzira y'ikinyoma ikugeza ku cyubahiro, wihitamo inzira y'ikinyoma ikugeza ku gukomera. No, iyo nzira yireke, yitera umugongo. Ahubwo ukurikira Yesu Kristo, niwe nzira y'ukuri, niwe nzira yo gukiranuka, kandi nawe ibyo byose yabikugezaho. Niba ubona bigutunganye, bizatuma ugera mu ijuru. Urakoze cyane. Kwifurije kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Ni bibi icyifuzo cy'iki cyumweru gusa, ahubwo icyifuzo cy'ubuzima bwawe bwose. Ujye ukurikira Yesu Kristo, uzajya umuyoboka. Imana itugirire neza, kandi azakugeza mu ijuru amahoro. Yesu aduhana